more. I know you have a mind. Shetani. Sikaboleka please. Niko na mtoto mmoja unanishinda kweli. Mana yo mwijuru mana isumba byose. Ndeba gutyo nka poto. Ntabwo wamake basi ukavuga mama karibu. Naindi gukora amasukurega muharana hano naragiye. Asema mbagure. Ananje. Ko hafuze. Nyine nafunze kugira umwuka mu butaza hano muri salon nari ntarahakora. Genda mwahiriya muri. Kandi wowe. Kevin. Yagize se cyane mufunguzo. Allo? Nose Kevin uriye mama? Nose ufunguzo ubishyize ko ntari kurubona mu rugi kandi urukumva wenda bigenza gute? Kandi kida wallahi nose uwo rusubije munsi y'urugi urukubona ndakingura gute? Nose ntabwo bitekereje wowe wari uzi ko biragenda gute? Manu uzi ko umuntu ufite akandi gafunguzo kanga ari papa gusa. Nose ubu turategereza igihe arataye wumva mu matara aba yamfashe. Cyaze mani Kevin uranyikiye muri ubu buzima bari bimwe. Uri. Abo ni bande uri kubona kuri telefone. Se mama. Aho kuzikuta nankunda. Maze no kubimenya. Yavuze ko nagize anniversaire uyu munsi. Abantu bose bampamagaye inshuti zanjye abantu twiganye banifuza anniversaire ariko wowe ntabwo wagize umuntu. Ma chérie nangaye joyeux anniversaire. Hamura nibagiwe ma chérie. Ikise mama. Reba ni ari munazanye. Uraryo. Harimo utuntu hariya sinzi niwe duki. Nabo nabire by'ibyawe. Fiancé wawe niwe wavuze muzanye chérie. Fiancé. Tuambira ko ari Joseph King.
Naona yako ibintu byo tuja dupfa. Joseph yakugize ute? No si mama ibintu byose urabizi. No! Ngurije kubireba. Ureba? Kajura akazi karusa reba ngaho kubireba. Ndavuze fungura. Ona vyako sasa. Kamata mbio. Reba muri envelope yawe ti. Ukora ibintu byose blague, Fata Oliver, fata. C'est quoi ça? Bati tubibona nyifite amatsiko di. Lakini wewe kwa mzima wewe. Unazunguka kwa kiwelewele tena. Kwa sasa na fui, tunafui. Ni boa una haya. Chuchu kila oga. Wasa wow. Sinzi jao ni mabara close service. Ona haya. Ona kaya mafui. Hakuka. Chido. Tora ngura. Naona? Tora ngura. Papa walizama sana. Kila mwisho baba. Shule wewe. Hauna tahaya. Ya hoa. Tena kule. Ni mtu zozoe fitayo kigoli. Chuchu. Uko ni polisi sana. Na ukiwa hao. Bikizo mtu neza cyane ariko. Ari sijakumva leo marira yawe. Anisoni. Kila kuba vanga muje mu cyumba kwazi. Marira y'uko kigisa. Gwino jya mu cyumba. Shensi. Anisoni. Ukume muri cyo cyumba ukumva muvemo uceceke. Sinshaka urusaku rwawe. Kakoli. Waje ryari? Uri ikibazo ni ukuza, ikibazo ni situation sanze mwana. Ntabwo byumvikana. Urugo twihaye abaturage, twihaye byagenze gute? Mwatewe mwibwe guturuka kuri portail, kuri escalier. Ari urusaku. Mama Olive. Mu rugo nta bavuye ku kazi. Waretse kwanza basi tukicara nkakubwira ukuntu ibintu bimeze. Sibyo bibazo byawe by'umukobwa wawe se? No. Ntabwo byumvikana. Ukuntu oya ariko uko byagenda kose. Nombe urana kubera uko mu rugo bemeze bibagirwa no kunsuhuza. Sava. Sasamblale. Turakari sana noneho sinzi umukobwa wawe. Mbese sinzi icyo ndi bukore none. Ariko so ubundi buretse nkubaza nuko utari kumbwira ngo ushaka gutaha bimeze none nta hanjye aheke oya ingoma zahinduye imirishyo goko imirishyo zahoranye kera se yagiye nugukesha noneho ndumva umuhungu yari sho niba twongere n'akandi ahubwo twimere bashatse kirashaka ntabwo nisukira kirashaka ngo ugeze he kandi byaba amahirwe ahamagara farenda kwimena yewe mbese uri igihugu cyigenga ijoro rero n'ingena bandoze wowe bakuroze ijoro bandoze wowe Mama Olive. Karame. Uko mama mafiere kabisa. Joini.
reba amahumbezi ariyo reba ukuntu hari hatuje hafutse nawe wongeraho na akase none se subizi Rwanda hano hantu uzi ko ari heza cyane hari amahumbezi meza se papa ugira ubona hano hameze gutya abantu basereva hano bari ahantu hatuje ko nitwe tutagize icyo tuvuga nategereje ngusembo baje kwicara se waiter shaka Oui. murakaza neza muri Jerome hano mufite biki Mami dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye nta kibazo twabahereza menu mukareba. Ok. Merci beaucoup. Attends d'abord que je vois. Ndi kubona wanzanira agafuka bakonje papa Olive nawe ni bicuruza papa Olive muze mukureba iki ibintu byakuze ibyo uri bufate wanjye azana icyari kiryoshye None se papa wa tukwakiriza iki? citron Ikonje ishyushye hitira kubera ko hari izuba ryinshi ntabwo hitiramo ikonje ukumitiye ariko papa ya mwana w'umukobwa aragiye kamubaza kwandika wagiye uyubaha bimeze gute kari umwana kuriya ntabwo dufite umwana ungana kuriya kamureba nka ewana wicaye hano nicaye ukareba icyo nareba igikize byumva reba ukuntu ateguye mama Olive reba ariya masara bwayo ukuntu ari meza ari umweru uko atondetse reba iriya mwigara uzemo aho nare uko ndeba ureba iriya modoka ukuntu muri modoka ya none niyo mu rugo ikora byose babana ntumbeshya fie garuka hano garuka jewe nahinduye nzanira fiesta tuyanganire nanjye nzanira Sprite ikonje n'ubundi biracyakonje wihanganira ko tumuhinduje nta kibazo papa Mami mwihangane natinze okay birakonje cyane Mami birakonje cyane okay kubera ko hari n'izuba tinyota enjoy merci beaucoup muzane na komande yanyu yabonetse Pardon. Twe dufite regime yihariye muri iyi minsi turimo kugabanya inyama zitukura iyo mpamvu nta nyama turabizi birahari ariko mwihangane okay nta kibazo zone ibirayi byiza
Ukiri n'agaseriviyete. Asante. Mommy, enjoy. Merci. Oui. Votre santé. Merci. Byiza kabisa ibintu. Ndikora gutya bwana. Kwani kumbusha vya zamani. Imyaka yacu rero baita turi muri retour d'âge. Non, ntabwo ari retour d'âge. Nos meilleurs souvenirs. Nos meilleurs souvenirs. Ah oui. Ibuka. Ouais. Ukuntu wajya gutera inimero. Tangu tozalaki. Tangu tozalaki kala. Oh la la. Unafurahi? Urumva utatsinzwe? Kandi urongeye tena? Reba hari. Uri kureba iki? Reba hari. Reba yo gusa. Urebe kutabona. Mon Dieu, ibi ni biki? Uriya si Olive? Si Olive ra? Pardon. Twamuhaye uruhushya rwo gusohoka. Pardon. Wizamukana iby'amahane. Oya, gusohoka ni biriya? Wizamukana iby'amahane, hayasese ku mugaragaro. Mureke atongera akagwa, ibindi turabivugana. Mana we. Ibyiza abana ntago bihishe. Bari ku mugaragaro. Ku mugaragaro? Bari bazi ko turi buze hano? Bari babizi se? Reka mahane mama. Oya. Hivi ntabwo bishoboka mana. Mungu wangu ni majaribu. Singebiona ta. Ushaka kumbwira kuriya ni fiancé wese? Reka rero tubyumvikane. Umwana ujya kumusuma. Byose naza none dusanga ari fiancé we. Warangije no kubasuma. Reka nceceke. Turahurira mu rugo. Nari ariko mana, je sindi mana. Oliva mana. Twamuhaye uruhushya turahurira mu rugo turabona. Kuba uruhushya se n'ubwo byina hariya. Ntabwo ari byo kabisa. Ariko umwana twamuhaye uruhushya. Kuba twamuhaye uruhushya bitume dutangira gutekereza ngo umwana yananiranye n'igihe twari twaramufungiye. Nose kudashaka kubyumva. Ibuka data bukwe n'imiryango. Tukimenyana. Na ayahe mazina batambatije. Umurasta. Ibikurikiyeho byose. None so niko wabisanze. Umva. Uyu munsi ntabwo turi ababyeyi beza? None ubu ngubu hano turi. Wari utangiye gukora ibiki? Bijyanye n'abaguzwa abakobwa kandi wakuze. Nibyo watekereje? Nibyo watekereje? Tuachane na vile, tuachane na hivi. Tutaongea kwa nyumba. Sasa kwa nyumba sasa. Sikia? Ko hano ngewe nakwica umuntu. Hari ababyeyi bagifite n'abandi bantu bagitekereza ko gusohoka kw'abana. Ababyeyi batekereza ibyo bashaka. Ntabwo ari ko abana bateka. Asante sana. Kuryoherwe. Merci. Sawa. Ni Belano nakumva. Antuka. Manje, bon appétit.
Delano. Hano ni kuri Delano. Bon appétit, chérie. Karibu mani. Mbese mani hano ntabwo wari wakumbuye se? Nari mumbuye wowe. Hasi nakumbuye. Umva yewe. Ni karibu nyine mani. Ntabwo nari mahirutse kabisa. Mani kuki ukubagana? Kakanu se. Kanu azakamaye. Wiki? Kanu ni keza. Mani twigire ibyo ukina nabyo. Igurute kuri mba ndi gutera ibishyimbo. Byarabaye nakamuze. Wiki? Yande. Asuduka Undi sindi umukwe. Kuzoni Aya ndi umukwe mwana nagira ndi umukwe. Muzaba gusanganya. Ayi sinatinyuka kuvuga. Sindi umukwe se. Kandi siko ndi ikinege cyane. None se wanze ko umukwe tena. Nene umukwe ku bindi nawe Ku bindi nk'ibikize. Dufata amazi We ibindi uvuze amazi ko nawe nta byawe kabisa. Kamaze nyine ngiye kuri toilette nyine ndaje. Ndaje se nyine mwana. Tujyane kumara warasaze. Sindi ari. Yaramubwire rero. Sindi umukwe. Ubaze no bagusanze. Abireke sindi umukwe akunda. Sinzigera mureka. Chérie, ntabwo ndi mu byo kuba muri iyi nzu jewe. Oya. Kubera iki? Ese ni muri dayimoni nje ntabwo nabishobora we. Mbakubwire rero wowe wakiboneye kandi ubundi nitwimuka uzakira. Ibyo Oliva yavuze nibyo. Oliva mbese ari hehe? Oliva ari hehe? Oliva! Uri hehe? umva mukobwa ntamwiboneye twamubonye reba aho ahuriye n'ibyo yaciye. Reba. Ni Joseph. Tumubone n'amaso yacu. Noneho turemeye mbese ni dayimoni mbi. Niwe dusanzemo Joseph. Nasize hano muri salo. Ugiye kwivuguruza waratubeshya. Uya mama ntabwo mbyumva abuze ese wowe mu guhakana uri muzima. Uri muzima? Turamubonye Joseph. Ntazagaruke hano. Mana we. Mwicare mutuze basi tuganirire. Ese ibintu byose ni ndumwe nyanga. Mama Oliva, ubwo umukobwa atangiye kuvuga ko atari Joseph, tugende ubwo abitekerezeho. Iyo nzu ntabwo nzayibamo. Uzayibamo ko nta
oya papa Oli iyi nzu turayivamo tu turayivamo ndi kumva ngewe muri ngewe sinzi ukuntu umeze kwerekana biriya byejo ile mapepo tuliona jana ndaenda sitekana mu nyumba none mudayimoni agiye kudutegeka mu inzu jewe ndumva hari icuka umudayimoni ntabwo tuzamuka tugomba kuyigumamo inzu ni iyacu ahubwo niba hari ubundi buryo ubuhe ushaka pasiteri ngo ushobora gusenga ushobora kudufasha mana iri bintu koko ntiwakumva ukuntu warawushigagurika naraye ndi umuzamu ukabimenye se ariko buriya ushaka ko mfira muri uru rugo none sindusha dayimoni imbaraga ko naraye nkurinze ko atagukozeho dushake uburyo bwose ubundi ntawe tuzamuhungira ahubwo dushake abo babifitiye ububasha ni amasengesho rero twakwitabaza ubwo turareba pasitoro padi imamu she twitabaze udufasha Seigneur Jésus du calme aha tutaita basi pasiteri akuye jumi bila ile natoka mwa hii nyumba nagura pasiteri uramwibuka uriya mupasiteri wao ndi waje hano kudusengera niba ubona ari nawe nta kibazo ta ndumva ngo yawe gushya ko ari umuhitamo wagira icyizere kabisa uriya azasenga cyane turamuhamagara ze vuba kuko ahange ntabwo nabivamo pe cyangwa wabona ibindi kuduhamagara umudugudu umudugudu se yakora iki koko umudayimoni aya ni uburenganzira okay umutumire ariko kuva mu iyi nzu sawa buriya rero iki kibazo tugomba kukibonera umuti ariko ntabwo bihagije twenyine none se mama Olive hari ikibazo kireba utaragira icyo kivugaho ubundi twagomba gukora inama twese umuryango dore twagombye none ubundi Olive sinzi ko twamara umusano leo ukugenda ari gusura abashuti cyangwa yagiye kureba wa musore twamubonanye sibyo arashaka kwihoza none kuko jye mbisubiremo Joseph twari twamukunze ariko mbigusubiremo mama Olive abagore mujya mukunda ndakarabye Joseph ugazaba uwanyu mubamushaka mu rugo wakwicecekeye nanjye ko namuye ya dayimoni ngewe tena ntabwo bishoboka ukuntu namukundaga se amasengesho aramutwika mu izina rya Yesu house biraje twanarajemo nukuri ufite icyizere cyane nta yindi solution ni Imana gusa espero merci ça va ako subundi wahamagaye Olive impamvu uretse impamvu Olive urabona niwe ufitanye communication n'uriya musore n'ibimubaho niwe bibaho ariko kugira ngo tumenye ukuri buriya njya numva ngo iyo barimo gukora ibyo bita investigation niko barimo gushaka amakuru ku kibazo gihari ni byiza guhera ku muzi waho gituruka ikibazo kiri kuri Olive
wowe ugomba kuba afitanye sinzi ese afitanye isano n'uriya musore afitanye ubucuti n'iyo dayimoni Oliva ni wagombye kuduha umucyo ndumva yahamagara bo muhamagara we muhamagara amuhamagaraze adusobanurire tubiganire sawa ariko ibintu byo kumutobokana tubyitwaremo ku buryo turabajyana Olive? Ouais, Olive. Pourquoi une poli? Ndebe umukobwa wa none gutya koze. Kunyura ku bantu gutya atarashuje. Umukobwa bande? Umukobwa wawe? Wanjye ashobora kuba nubwo afite ibibazo ariko Olive. Ndakumva papa. Umbare umukobwa wanjye. Kugira ibibazo ntibivuga guhindura imyitwarire. Ingaruka byakugeraho hose niba guhindura imyitwarire. Gutambuka ku babyeyi. Amahirwe ko ari twe duhari twonyine. Iyo haba hari undi muhitsi yabona twarareze gute. Birango rwose birenge. Uyinama uyimenye. Ntabwo barambagiza umukobwa. Barambagiza urugo kandi kurambagiza urugo bivuga mama w'umukobwa. Isubireho uruhushya twararwaye gutembera ariko byiguhinde. Ariko papa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwifata nabi n'ubundi ninagiye kuvura mu mutwe pe ariko ndumva mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi biri kurwana ngo ndi kwibaza kubera iki ari njye kubera iki ari njye biri kubaho. Olive, pardon mukobwa, ntabwo gushinza izindi mpamvu ariko iyo myitwarire ntabwo yaba ari myiza no mu minsi iri imbere. None se ibyo bitekerezo bihuze nuko waba urimo gutekereza ibyubaka ariko nutekereza ibyo ngibyo ugaheramo oya Imana nikurinda ukagira imyaka nk'iyacu wa gutekereza bingana iki birenga ariko ubundi uriya ngoro agiye gutembera ni byiza. Watembere wenyine? Ariko ubundi Oliva wari utembereye? Bose baba ukubizi wowe ko Gisenyi ari ntoya koko urumva umuntu yatemberera ye handi. Nagiye ku mazi no mu mujyi nyine ku isoko ariko nyine nari ni njyenyine ntabwo twari kumwe nyine natembereye ngeze aho ngaho numva ndarushye ndavuga reka nyine ntahe. Uzi ko riba ariko se mama arakuze nyase ko mbabwira muganseka ibibazo byose biba ari kweri nibyo kujya mu nseke. Mama byagenze bite ko muri ko ndi kubabwira muganseka? Ariko mara yashimye ahubwo se mama nanjye mwambwiye ibyo muri guseka naye nkaseka. Oliva wari uri wenyine? Nari njyenyine wenyine mu muhanda mu mujyi uri gutembera wenyine mbese? Wenyine mbese mama nakagombye kuba ari kumwe nanjye. Umukobwa wacu nawe ibyo ari byo byose Oliva ese ubundi Oliva wabimubwire Oliva ubundi wamutweretse indese nize ndabereka shama mama mwari cyawo konseka ariko ni byiza kuko ashobora gukiriramo hariya. nibyo mama wari inyibutsa Delano
ku mazi Delano. Delano Delano. ifite ishami ku mazi. Oya. Nabonye ahantu hamwe gutya. Mubyahi. Mubyahi. Mubyahi gutya. Mubyahi. Mase mubyahi habaye igice cy'amazi. Maza nkubaze. Nanjye ndumiwe none. Uzi ko ari byo? Mukobwa ku mazi. Delano. Delano mubyahi. Delano ni ndo. Delano? Mbese Delano ni ndo wababwiye si bya Delano? Nawe murahazi kuri Delano? Ngira ngo ntabwo tuba mu mujyi. Abanyagisenyi bagira amagambo rose ubu ese nk'ibyo ngibyo ni ndo wabibabwira. Oya Oliva ntabwo ari ukuneka ubyumve neza ariko uburyo abanyagisenyi bafite umwihariko bajya kuvuga ngo mbabona ubundi baravuga iyo umuntu agiye munsi y'inzu hari uri hejuru y'amabati aramubona aravuga ngo ubabonwa n'uhagaze uyu kuba ni ukugenda buhoro wunama hari umuntu uhagaze kuri baruko kureba byose ariko ntabwo ari tubitaruka. Oliva rwose ntabwo ari ukuneka umukobwa wacu twaramwishimiye ariko cyane mama ntiwamukunze. namukunze cyane kandi hari Oliva na mama yaramukunze nta kibazo kabisa. None se papa utambwira ko ibintu muri gutekereza ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari byo mama njye uriya ni inshuti yanjye bisanzwe nta kintu dupanga. Nose nibyo mwayerekare murimo kunseka. Mama ni inshuti yanjye bisanzwe byo kuvuga ngo mwaramwishimiye ngo mwagize ute ntawe. ariko nta kosa ririmo wagira ngo umukobwa wacu yavutse mbere yacu. Ibyo mwakomeje munseka. Andre? Injira. Wow. Ni karibu wawe bebe. Uzi ko yagize gutyo? Yagize neza. Ni karibu wawe. Amakuru y'igikobwa. Sinari ngukumbuye. Narumbuye cyane. Cyane rwose. Ibicuro byari binyishe. Umeze neza se. Wakoze kunsorosha. Ariko se ubundi gutugumanga iwawe. Iwanjye? Iwanjye se njye niba nkwiye ko hajya haba purasitike eshatu zimeze gutyo. Pa mu magambo shayica zibari. Pa mu rari shayica n'ibindi. Izi ntebe ziranavuna. Zikuvuna zite se kandi? Izi ziri intebe nzima z'umusore muzima wazaguze intebe. Bazita sofa. Ese uba wakomeza utizicaye. None se uri kumva umeze ute kuzicaye? Uvunika. Cyawe n'umwijoro ukagira ushaka gashi. Nze nkuzanira amazi yahita bishira. None se meze bite kumusura? Usumva bitangaje. Si bisanzwe. Ibyo wari wambwiye se? Nyamara bari bambwiye. Bashaka nyine ko umuperezida bashaka kubona. Kero se? Wowe. Kisi wanyu bamenye bate? Naziga pe ntabwo yuko cyagiye dusohoka. Uzi ko papa na mama nabo bari basohokeye hariya batubonye. Ntabwo babigize bite? Ubu byari bisinze simfite n'ako y'ubukure. Cyane ibyo cyagiye bambwiraga ngo iwanyu ngo barakuretse ngo basigaye bakoreka. Wari mubonye. Ubu mfite uburenganzira bwo gukundana n'umuntu nshaka. Igihe nshakiye. Yongeye ni nawe bamurumvaga kuba bakumenya nta kibazo kirimo. Nzi
Sikubuye nkunguye se. Hanyuma baranze. Nasundi hari ikibazo kirimo kukumenya. Oya nta kibazo kirimo. Cyangwa none se ahubwo tugiye kubareba ryari? kureba ryari? Uyirushya barahanze twanzanye. Bari hano? Bari hano nyine, ese ko mbona utangaye cyane? None nande? Aho reka tubabwire twinjire. Uje se uretse Iki se? uretse nyine. Sharika mpamagara se Uretse n'ubu nsa neza nta kibazo. Uretse nyine gato tubanze tuvuga. Uretse mbanze mbwira akantu kamwe mbere yuko baza. Oya reka nze mpamagare ubibwire bahati hari ikibazo se? Nuko dusa neza gutyo ntareba. Reka nze aho kubabwiriza. Neza. Oba ikabije. Isi bimeze bite? Hari ikibazo se? Nijoro. Wengine se utansuhuza. Uyu se si kwa uyu muntu ufite umuzani wanjye. Ibyo nyine by'uburere ndabizi byose niyo mpamvu tuje hano. Niyo mpamvu uje hano. Ahubwo ni kare nasi utari wahakanye. Ni karibu ariko nshaka kunsobanurira. Niyo mpamvu muze Niyo hano. mpamvu tuje nka tezi. Nsobanurira rwose. Niyo muze hano. Ibihugu ntabwo ariko kazi mbese ntabwo perezida. Uyu nguyu uramuzi umuzi neza. Ubona kujya yibera ndamuzi. Ni Joseph ntabwo ari umugeni. Uyu nguyu ni papa wanjye nawe usanzwe umuzi. Uyu twakwakira. Uyu nguyu rero nawe ni pasiteri nyine ni umugabo udasanzwe. Niyo muramuzanye hano nawe. Pasiteri. Ni umupasiteri nisi ko n'umugore. Muje gusengera hano iwanjye. Hari ikibazo se? Muje gusengera iki? Turashaka gukina. Ese ko nari umudayimoni nta kibazo ariko amenye igihe. Lembra katasaya malambro koto lambra shekete wazatekela eseke ya manekele brokataya mashilimbro kata kasa wazalendo wakiti ele brakatele mosho tokaya RDF limbayasa eso kalambro koto mwana w'Imana Yesu ngo ibitangazi yerekana uri uyu munsi bimenyekane kuri Imana uri kwiringirwa Mana umuriro wawe wake ugaragare kuri Imana ibidasobanutse bisobanuke mu izina rya Yesu umuriro wawe wake ushika katika jina la Yesu akana katwika ibidasanzwe kumana wika mu izina rya Yesu igaragaze Mana yo kwizerwa Mana yo kwizerwa umenyekane kuri Imana uyu munsi mu izina rya Yesu Shimwa Yesu kurukijije inama zawe ukazirokora iki kibanza reka tukigotesha amaraso yawe niwo waducunguye ku musaraba urabona ngo byose birarangiye amaraso yawe tugote mu izina rya Yesu Mama Olive waracitswe amusitari maze ibyo twabonye hano kuwabibona wa muhungu neza neza niwe wazaga mu ishusho ya Joseph. Yesu mwana we ni gute bimeze Noneho baramusengera uruka. Ibaze ko pasiteri yagusengeye tukabura juice nyine. mwana Mungu wanjye koko ntabwo ari uri dayimoni se mama muri kubona ndi nkoraho wumve ibi bintu muri kuvuga nibyo Yesu Mungu wanjye Joseph nukuri mbabarira birumvikana birumvikana uziko ikidayimoni cyaje mu ishusho yawe neza yaba ari wowe kweli Satani ni mubi mama gusa icy'ingenzi ni uko umubisha yagaragaye umubisha yaragaragaye Satani yaratsinzwe nanjye nari mpibereye nabonye ibintu ndumirwa ahubwo njye nari mfite amatsiko nzi ngo arahinduka njyewe mpibereye mbirebe mbona arabuze gusa ariko ibintu twabonye Imana ibintu twabonye ni wowe neza ishusho yawe tubona ikidayimoni tubabarire papa Oli
umwana w'umuhungu tugomba gusaba imbabazi pe ibyo twamuvuzeho oya mama nta kibazo erega ndabizi imikorere ya satani nanjye nturuka mu muryango usenga turasenga ndabizi intego za satani ni ukuza gutandukanya abantu bameranye neza satani yanga umuryango satani yanga ibyiza so rero impamvu yazaga n'ubundi mu shusho yanjye ni ukugira ngo abanyangishe yice mariage yice ibintu byose ariko n'abaciye mu ijambo Imana ihabwe icyubahiro kabisa Mana wabwicyubahiro Alléluia. Oh Jésus Seigneur Jésus merci karibu tena cyane Merci beaucoup vraiment Joseph n'umuryango wose Joseph tukwemerere tugusaba imbabazi nta kibazo papa nta kibazo rwose ni muri ababyeyi banjye nta kibazo nabageraho surtout ko namenye ukuri yego nanjye hari uburyo byambabazaga ariko aho namenye ukuri rwose numvise mbohotse numva nta kibazo ntago ari ngombwa ko munsaba imbabazi cyane muri ababyeyi banjye vraiment warakoze gukomeza kudacika intege bose twumve tubabarire ariko kuba utaracitse intege ugakomeza yego ni impamvu zikomeye ubundi mu buzima ntabwo ari ngombwa guhunga ikibazo ahubwo abantu bemera ikibazo uko kiri bagashaka umuti warakoze Olive ntabwo nzi ko umutima wawe umeze icyo ngusabira na mama n'inshuti n'abandi umubano wanyu nyagasana zawuhe umugisha cyane wabakunda ku isi nicyo nabifuriza abana bo yani murakoze cyane kuko murakoze vraiment kudusabira umugisha ni iby'agaciro ku babyeyi n'iki ariko tuvuge ibintu tugaruke ku bindi mumfashe Olive pe tumubaze ubundi uriya muhungu yari yaraturutse uriya muhungu w'umudayimoni Olive yamenyanye nawe Olive ahubwo se ntakibaza Olive ahubwo se ubu ngubu iyo muvuganye akubwira ko yaburiye kugira ngo karaga ahungu uzinga wabona ihema iriya ikibugo handi ka satani kwa jina kumbe mu izina rya Yesu wahandi ngo haba abantu bagendera mu gisaka ahubwo wajyangura na kulungu ahubwo nkamucika ahubwo agahungu kasaga nk'agafite imyuka mibi nahindura nkabaza na Joseph niwe muntu wa mbere ku isi ufite musanzire wawe umeze kuri kandi kigize akana keza gafite utugambo turyohereye ntabwo ugacika ni akadayimoni tu kagushyiraho mama nawe urabona ko wandenganyiriza gugusa cyane pe ariko umuntu wari wanaharenganiye cyane ni njyewe rwose narazaga bakantinya bati ubwo rero murumva rimwe mwari mwarenganye reba kugira urugo ugiye kugira umukwe w'idayimoni ngaho n'igisobanure mu bana navuga ngiye no kwimuka noneho muri uru rugo oya njyewe ikintu cyambabaje cyane byatangiye muri kuri kote yanjye munyumva noneho finalma namwe mbona mwantinye ndavuga ni noneho mana uyu mudayimoni utangiye no kubonekera ababyeyi siko niwe wagaragara byari byancanze isura yawe neza ibintu ni ibiki neza wagira ngo ni sikaneri ibyo bizo musikaneri ariko ngo ni ugukeka yari wowe yanahindukaga akanamera nkawe amaraso ari kuva mu kanwa umeze ngo avuga mana toka shetani kwa jina la Yesu kwimuka pe papa ubwiye ko nashaka kuba muri uru rugo nabaye umuntu w'umugabo ariko ndabyara nawe rero aho ubundi Imana ihabwa icyubahiro rwose kuba twongeye tugahura nk'umuryango ubu tukaba twishimye buriya nta kintu kiri kunshimisha nk'ibi bintu ndi kwishima uzi ko byageze igihe nanjye ntangira kwiyumvamo umudayimoni ndavuga ariko ahari ubu ngubu si yaba ari njye nanjye ubwanjye nikora ibintu ntaze Joseph wampa icyizere wampa icyizere njye ntabwo ari ikibazo waduha icyizere ko atari wowe koko
oya 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 ntabwo ari dayimoni pe wowe ukunda umukwe wawe cyane nashurijwe ngaho mubinyemeza gute simbizi ko mubinyemeza uyu muhungu ari ibyo nabonye nadusengera kugira ngo byemere dusengera nta pasiteri uri hano niwe uri ntawe gusengera twifashisha turabimenya iri sengesho ewana iki gikorwa nta kibazo rwose kabisa sengera kabisa oya nta kibazo ahubwo noneho kubera ko mwari muri kuvuga ngo nta pasiteri uhari, pasiteri ndabizi avuga mu ndimi cyane, nanjye ubu ngubu ngiye kuvuga ngo aho reka nikure reka nsenge mu ndimi twicishe bugufi dusenge. Elo etitolaile mayakaya yola sandrome trikomona seteriyo na babara setamora. Data Mana ishobora byose, shimwa kuba ukomeje kudurinda umwanzi, shimwa kuba waraturinze ibi bihe byose mwami Mana, habwa icyubahiro, ishimwe rikugarukire mwami Mana. Elo haleluya turabase dayimoni ntabwo azi kuvuza ibintu si indimi ni z'ijuru gusa cyane z'abamarayika turabase mukobwa wanjye ndishimye Imana.